uzasanga wiyunze, uzasanga wifatanije n'abatizera mudahwanye kubera kugushyeshyenga ngo ni bene so, nawe ukabyikiriza biragatsindwa. Imyuka yabo izakuyobya kandi ari wowe wabuze ubwenge, wabuze kwirinda, wabuze gushishoza. Benshi bamaze kugwa, benshi bamaze kugwa uyu munsi wa none kandi barahoze bari mu gakiza, bagushijwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, bayobejwe n'inyigisho z'abadayimoni n'imyuka iyobya. Iyo myuka iyobeje benshi kubera kubura ubwenge. Nubura ubwenge rero nanjye nzakureka we kumbera umutambyi, niko ijambo ry'Uwiteka rivuze. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Hoseya, igice ni 4 umurongo ni 6. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ubwoko bwanjye, mbega agahinda, ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ni ukuri nta kindi kibarimbuye, bararimbuwe bazira kutagira ubwenge. Iri jambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje aho muherereye hose, ndabifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ikaze mwese kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dushimye Imana cyane ko yemeye yuko twongera kugaruka imbere yanyu kugira ngo tubashe kugira icyo tubaganiriza Imana yashyize ku mutima wacu. Twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza, ahubwo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Turamushimye rero kubera yuko yemeye kudutuma, kandi natwe turishimye cyane yuko twabashije kwemera Uwiteka akadutuma ku bwoko bwe. Tugiye rero kuganira ku magambo avuga ngo bakimara kwifatanya nabo imyuka yabo ihita ibigarurira. Mwitonde kuko hari abantu wifatanya nabo mu gusenga utabizi neza yuko ari intumwa za Satani. Imyuka yabo, imyuka ibari inyuma igahita ikwigarurira. Kugira ngo rero abo bantu babashe kuyobya n'intore niba bishoboka, nta kindi bitwaza, baza aho turi bafite ishusho yo kwera, bafite iturufu yo gusenga. Wakwemera mugasengana rero imyuka yabo igahita ikwigarurira. Baba bafite intego nziza y'amasengesho ku buryo umuntu wese witwa umwana w'Imana iyo adashishoze ahita ajya kwifatanya nabo kugira ngo babashe gusengana. Nyamara uko musengana, uko wifatanya nabo mu masengesho, niko imyuka yabo nawe ikwigarurira. Abana b'Imana rero mwitonde. Satani yazamukanye strategy abinyujije mu ngabo ze kugira ngo atume abana b'Imana bagwa, bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ni munyemerere rero tubanze dusenga Imana. Turagaruka turebera hamwe iby'iyi ngingo tugiye kuganiraho ikomeye cyane, kandi muri iki gihe cya none umwana w'Imana akwiye kwitaho kugira ngo abashe guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ukifatanya nabo, imbaraga zabo, imyuka yabo nawe ihita ikwigarurira. Ntimujye kure, tujye kugaruka turebera hamwe iby'ayo magambo ku buryo burambuye. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye, turaguhimbaje Data wa twese udukunda, se umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana ikomeye, ntawe musa, ntawe muhwanye. Tugushimiye urukundo n'imbabazi byawe, bya bindi byatumye utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo ab'incungu y'abanyabyaha babandi Satani yari yarigaruriye, nanjye ndimo, ukatubohora kubw'igitambo kimwe rukumbi wishimiye
cya Kristo Yesu ubwo yamenaga amaraso ku musaraba kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Duciye bugufi rero ngo tweze, udutunganye, utuboneze, kandi ibyo tugiye gukora byose tuyoborwe n'Umwuka Wera. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Amen, amen, amen. Haleluya. Turagarutse rero, tugarutse muri aya magambo tugiye kuganiraho agira ati ukimara kwifatanya nabo haba mu masengesho ndetse no mu bikorwa byabo, cyane cyane ariko amasengesho, imyuka ibari inyuma, imyuka ibaherekeje, imyuka ibakoresha imirimo n'ibitangaza, iyo myuka nawe ukifatanya nabo nawe ihita ikwigarurira, kandi ikibabaje nuko utabimenya. Umwana w'Imana rero yakora iki mu gihe gisa nk'iki? Mu gihe gisa nk'iki tuje kubagira inama ngo umwana w'Imana yirinde cyane, umwana w'Imana agira ubwenge nk'inzoka. Turabizi yuko Satani azabashishwa byose n'uburyarya, nta kindi kizamubashisha byose ibyo yagambiriye kuva kera, azabibashishwa n'uburyarya no gushyeshyenga n'uburiganya bwe. Benshi rero mu gihe cy'imperuka bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobye n'uburyarya bw'abigisha bafite inkovu z'ibyaha mu mitima nk'iz'ubushye. Umwana w'Imana rero akwiye kuba maso, akagira ubwenge, akirinda muri byose, akagira imbuto z'Umwuka Wera, kandi izo mbuto harimo kwirinda muri byose. Umwana w'Imana akwiye kugira amakenga, akwiye gushishoza kuri buri ntambwe yose agiye gutera. Tuje hano tuje kubakangura abari basinziriye, abari bakitekereza yuko amazi ari yayandi, mumenye yuko amazi atakiri yayandi. Muramenye mutazagwa mu ruzi murwita ikiziba, ngo mugire ngo umuntu wese uvuga mu izina rya Yesu Kristo koko ni Yesu Kristo uba wamutumye. Hoya, ntago ariko bimeze. Umuntu wese uvuga mu izina rya Yesu Kristo, hari benshi cyane bavuga mu izina rya Yesu Kristo nyamara Yesu Kristo atarigeze abamenya. Ibyo byose Yesu Kristo yarabihamije ubwo yavuze ngo kuri wa munsi benshi bazaza bavuga ngo mwami mwami, ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo twigishije mu izina ryawe, ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ngo kandi twarambitse ibiganza ku barwayi barakira mu izina ryawe. Ariko ngo icyo gihe ikibabaje, Yesu ngo azaberurira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, ngo sinigeze kubamenya. Twibuke neza yuko Yesu Kristo bamubwiye ko nyina na bene se bari hanze bamushaka, ariko muribuka neza icyo Yesu Kristo yabasubije. Yarabasubije ngo mama na bene data ni bande? Sabakora icyo data wo mu ijuru ashaka. Rero bene data, ntimukajye mwemera kwifatanya n'umuntu uwo ari we wese ngo nuko aje mu izina rya Yesu Kristo, ngo nuko aje yiyambitse umwambaro w'ubukristo, ngo mwemere kwifatanya nawe. Mwibuke iki ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kubanza tukagenzura imbuto, kuko imbuto nizo zizatumenyesha umwana w'Imana by'ukuri, zikanatumenyesha umwana wo kurimbuka uwo ari we. Rero nshuti mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, tugeze mu gihe kibi, tugeze mu gihe Satani ari gukora mu buryo budasanzwe, kandi nta kindi agendereye ni ukugusha abari bari mu basigaye. Niba wowe nanjye twiyumvisha neza ko turi mu basigaye, dukwiye kwirinda cyane kugira ngo tutagushwa n'uburiganya bwa Satani, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe ku munsi mubi.
Nimunyemerere rero tubanze turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 8, turahera ku murongo wa 19 turageza ku wa 21. Twumve uburyo Yesu Kristo yatubwiye natwe tugomba kumenya bene data. Ntuzakore ikosa ryo kwita uwo ubonye wese ngo nuko ari gusenga mu izina rya Yesu, ngo nuko ari guhanura mu izina rya Yesu, ngo nuko ari gukiza abarwayi mu izina rya Yesu, ngo nuko ari kwigisha ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, ngo nuko ari kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ntuzakore ikosa ryo kwifatanya n'uwo muntu ngo umwite mwene so, kuko numwita mwene so wamwibeshyeho ukemera gufatanya nawe, iyo myuka ye izakwigarurira, kuko niyo ntego Satani afite. Nimunyemere rero twumve abo dukwiye kwita bene data abaribo. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo bene wabo wa Yesu. Nuko nyina na bene se baza aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kuko abateraniye aho ari benshi. Abantu baramubwira bati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama na bene data nabumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Natwe rero nawe unyumva, niba uri umwana w'Imana waravutse ubwa kabiri, wemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umugenga w'ubuzima bwawe, ntuzakore ikosa ryo kwemerera buri wese ngo umwite mwene so. Kuko numwita mwene so utabanje kumugenzura ngo umenye imbuto ze izo arizo, Yesu Kristo yatubwiye ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Rero umwana w'Imana akwiye kugenzura mbere yuko yifatanya n'uwo ari we wese mu bikorwa ibyo ari byo byose, yaba gusenga cyangwa se ibindi. Ukwiye kubanza ukagenzura imbuto zabo mugiye kwifatanya, ukwiye kubanza ukagenzura abo ugiye kwita bene so. Nuko rero mbere yo kwita umuntu mwene so, banza ugenzure imbuto yera, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ryaduhishe uburyo tuzamenya intumwa z'ukuri n'intumwa za Satani, ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Yesu nawe yungamo kuri uyu murongo wa 21 ngo arabasubiza ati, mama na bene data nabumva ijambo ry'Imana. Haleluya! Abumva ijambo ry'Imana kandi bakarikomeza. Ntago ari abavuga ijambo ry'Imana, nta nubwo ari abavuga ngo mwami mwami, nta nubwo ari abahanura, nta nubwo ari abakora ibitangaza, nta nubwo ari abavuga mu ndimi. Hoya, kwemera yuko abantu ari bene data iyo bumva ijambo ry'Imana kandi bakarikomeza. Abo ngabo nibo bakwiye kuba bene data. Njyewe nawe twamaze kumva ijambo ry'Imana tukarikomeza, dufite inshingano yo kubanza kugenzura abo tugiye kwita bene data niba nabo bumva ijambo ry'Imana kandi bakaba barikomeza. Rero abantu benshi tumaze kubona yuko imbuto zabo zamaze gutakara. Kubera iki? Baraguye bava mu byizerwa, bita ku myuka iyobya ndetse n'inyigisho z'abadayimoni. Bayobejwe n'iki? Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'ibinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ni gute rero namenya niba uyu nuriya ari bene data koko? Nta kundi ni ukugenzura imbuto zabo. Rero ntago ari ubwa mbere ntanze ubutumwa nk'ubu, ariko nongere mbisubiremo. Uwita uwabonye wese mwene se ngo nuko avuga Yesu, uwo nta bwenge bw'Imana aba afite. Rero abantu benshi bamaze kwandura imyuka y'intumwa za Satani, imyuka iyobya bamaze kuyandura kubera kwita uwo ubonye wese mwene so, kubera kwemera
kwifatanya n'abatizera mudahwanye, ba bandi baje aho uri biyoberanyije. Mugire rero ubwenge nk'inzoka bene data, ijambo ry'Imana niko ritubwira. Umwana w'Imana wese akwiye kugira ubwenge nk'inzoka kugira ngo abashe gutahura uburiganya bwa Satani, abashe guhagarara kandi adatsinzwe nabwo. Nimunyemere dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 10 umurongo n'uwa 16. Ijambo ry'Imana riravuze ngo uburyo intumwa zizarenganywa niwo mutwe w'ijambo. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Yewe mwana w'Imana unyumva, umwami Yesu Kristo arakubwira ngo dore mbatumye muri nk'intama. Yesu arivugira ati dore mbatumye. Nibyo koko Yesu aradutuma, ariko aratubwira ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Umva rero icyo adusaba nuko mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu, ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora. Muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani, ariko nibabagambanira ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Amen, amen. Icyo nagira ngo dutindeho cyane nuko dutumwe hagati mu masega nk'intama, nk'abana b'intama. Tugomba rero kugira ubwenge nk'inzoka, ariko tutagira amahugu nk'inuma. Ni ukuvuga ngo dukwiye kugira ubwenge tugatahura uburiganya bwa Satani, kuko Satani afite ubwenge bw'isi, ubwenge bw'uburiganya, ubwenge bw'ubugome, ubwenge bwo gushyeshyenga, ubwenge bwo kubeshya. Umwana w'Imana rero akwiye gutahura ibyo byose, ubwenge bwo kwiyoberanya akabutahura mbere y'igihe, akagira umwuka wo kurondora imyuka kugira ngo abashe guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Rero dukwiye kugira ubwenge bene data, kuko ijambo ry'Imana ryarabidusabye ngo nuko rero mugire ubwenge nk'inzoka kugira ngo mubashe kurezista ariya masega aryana dutumwemo hagati. Naho ubundi nutagira ubwenge bw'Imana, ariya masega azagutanyaguza. Amasega yo afite ubwenge, Satani n'ingabo ze bafite ubwenge, ariko n'ubwenge bubi, n'ubwenge budaturuka ku Mana, n'ubwenge bw'umubi, n'ubwenge bwo kubeshya, n'ubwenge bwo kuriganya, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Twebwe rero dukwiye kugira ubwenge bw'Imana, kandi ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 haratubwira ngo ubuze ubwenge wese abusabe. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, twumva uburyo umuntu wese ubuze ubwenge akwiye kubanza akabushaka, niwe uzabasha guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kandi ngo uzabura ubwenge wese Imana izamureka. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Bene data, umuntu rero ubuze ubwenge wese nabusabe Imana iha abantu bose itimana, nawe izabumuha. Dukwiye gusaba ubwenge, kandi dukwiye kumenya ko ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi ni ubwenge bwa Satani, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ubwo bwenge ntabwo ari bwo dukeneye, ahubwo dukeneye ubwenge bw'Imana. Yobu yaravuze ngo ubwenge bw'Imana ni ubuhe? Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Haleluya. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni Yobu 28:28. Dukeneye ubwenge bw'Imana.
Imana, kandi ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ndetse kuva mu byaha niko kujijuka. Ntuzubaha Uwiteka rero utagendera mu ijambo rye. Kubaha Uwiteka nyako ni ukugendera mu ijambo rye. Nta kindi tugomba kwibwira no kubwira abantu bose usibye kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 24, umurongo ni wa 47. Haratubwira ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha, haleluya, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen, amen. Ni ukuri kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Nta kindi dukwiye kwigisha amahanga yose usibye kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ntabwo twabyishoboza rero, dushobozwa byose na za mbaraga Kristo yasezeranye, kandi isezerano rye yararisohoje, aziha abazimusabye bose. Kwihana rero no kubabarirwa ibyaha nibwo butumwa bwiza dutwaye, kandi nibwo bukwiye kubwirwa amahanga yose, uhereye i Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi. Rero dukwiye kwima amatwi ba bandi baduhahana ngo turi kwigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nibwo butumwa dutwaye, nimutwihanganire, kuko nta kindi twavuga tutabwirije abantu ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ntabwo rero wabwira umuntu ngo ihane utamutungira urutoki icyo yihana, utamwereka ko ijambo ry'Imana ryanga ubusambanyi ngo mubwire ngo bwihane, utamwereka ko ijambo ry'Imana ryanga ububeshyi ngo mubwire ngo bwihane, utamubwira ko ijambo ry'Imana ryanga amashyari ngo mubwire ngo byihane, urwango mubwire ngo byihane. Ab'isi ya none rero, kuko amatwi yabo barya yifuza kumva ibibanezeza, ntago ashaka yuko tuvuga ibyaha mu mazina yabyo, ngo tuvuge n'abari gukora ibyaha tubatunga urutoki, tubabwire ngo nutihana gupfa ko uzapfa kandi uzarimbuka. Abantu bo mu minsi ya none barashaka ko tubabwira ko ibintu byose ari amahoro, ko Imana izabagirira neza. Yego, kuko Imana izabagirira neza, ariko ngo nubura ubwenge nzakureka. Ijambo ry'Imana rero ryadusobanuriye ubwenge bw'Imana ubwo ari bwo. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza, abo ngabo nibo Imana yishimira. Abo ngabo nibo bene data nyakuri, kuko Yesu yarabihamije ngo bene data na mama nabumva ijambo ry'Imana kandi bakarikomeza. Ntago rero ukwiye kwita umuntu ubonye wese ngo nuko avuga ngo mwami mwami, ngo nuko avuga ngo Yesu Yesu, ngo nuko ahanura, ngo nuko yigisha, ngo nuko akiza abarwayi, ngo nuko yerukana abadayimoni, ngo mubwire ngo uri mwene data. Kirazira. Ahubwo mwene data ni wa wundi ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ni wa wundi wumva ijambo ry'Imana kandi akarigenderamo, akayoborwa naryo, akarikomeza. Uwo nguwo kandi gameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, byikoranira kuri yanze, ariko bisanga ikomeye. Hahirwa rero umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarikomeza. Uwo nguwo niwe mwene data nyakuri. Uherukiraho kwita ubonye wese ngo ni mwene so, ngo aha ngo nuko avuga ngo mwami mwami, biragatsindwa. Uzasanga wiyunze, uzasanga wifatanije n'abatizera mudahwanye, kubera kugushyeshyenga ngo ni bene so, nawe ukabyikiriza. Biragatsindwa. Imyuka yabo izakuyobya, kandi ari wowe wabuze ubwenge, wabuze kwirinda, wabuze gushishoza. Benshi
bamaze kugwa, benshi bamaze kugwa uyu munsi wa none, kandi barahoze bari mu gakiza, bagushijwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, bayobejwe n'inyigisho z'abadayimoni n'imyuka iyobya. Iyo myuka iyobeje benshi kubera kubura ubwenge. Nubura ubwenge rero, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi, niko ijambo ry'Uwiteka rivuze. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Hoseya, igice ni icya 4, umurongo ni uwa 6. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, ubwoko bwanjye, mbega agahinda, ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ni ukuri nta kindi kibarimbuye, bararimbuwe bazira kutagira ubwenge. Ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo, ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Ubwoko bwanjye, ni ku Uwiteka avuga, ngo burarimbutse. Harimbutse bande? Ni ubwoko bw'Uwiteka, ni ba bandi bigeze kumenya Imana, ni ba bandi Imana yahoze ibereye se, ariko uyu munsi baraguye bava mu byizerwa, bayobejwe n'inyigisho z'abadayimoni n'imyuka iyobya n'uburyarya bw'abigisha b'inyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima nk'iz'ubushye. Abo ngabo baza aho turi biyoberanyije, bigize ba marayika b'umucyo, bavuga mu izina rya Yesu Kristo. Udafite ubwenge bw'Imana rero akemera kwifatanya nabo, uko kwifatanya n'abatizera mudahwanye niko gutuma imyuka iyobya yabo nawe iza ikakwigarurira. Benshi rero bamaze kuyobywa n'iyo myuka mibi kubwo kubura kwirinda. Uyu munsi wa none bari kurwana urugamba, barwanirira abakozi ba Satani. Biteye agahinda. Ni ukuri iri jambo rigusanga aho uri hose, rikwibutse niba utarigeze wifatanya n'abatizera mudahwanye. Ugenzure niba abantu mwigeze gufatanya amasengesho, haba ku misozi, haba online, haba mu materaniro runaka, abo mwigeze gufatanya gusenga utabanje kugenzura imyuka ibari inyuma, umenye ko iyo myuka yabo ishobora kuba yarakuyobeje, wowe ntubimenye. Kubwo kwifatanya nabo, ngaruke kuri wa mutwe w'ubutumwa bwacu, kubwo kwifatanya nabo benshi baraguye bava mu byizerwa, imyuka yabo yamaze kubigarurira. Ubu ngubu bariho batariho, kandi bo ntibigeze babimenya. Ni akaga gakomeye cyane. Banza usubize amaso inyuma, urebe niba abantu bose mwifatanyije mu masengesho, urebe niba abantu bose wemeye kwifatanya nabo nta myuka iyobya yari bari inyuma, nta myuka y'abadayimoni yari baherekeje, uyu munsi ikaba nawe yaramaze kukwigarurira. Nimunyemerero dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Niba kubaho Uwiteka rero ari bwo bwenge, kuva mu byaha ariko kujijuka, reka twubahe n'ijambo rye. Iryo jambo rye niryo ritubwira ngo, mukure ibishimwa mu bigawa. Ni gute naza hano nkaburira abantu, mbabwira ijambo ry'Imana ngo mwese muvuga izina ry'Uwiteka, mushaka kuba nk'akanwa k'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo, mubanze mukure ibishimwa mu bigawa. Hanyuma abitwa abana b'Imana bakampagurukira. Ni ukubera iki? Ntabwo mwebwe ubwanyu mwumva yuko mwamaze kuyobywa n'inyigisho z'abadayimoni n'imyuka iyobya, n'ababigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye? Uyu munsi wa none turacyavuga dushize amanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nukuri ibishimwa mu bigawa nibwo uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Herukiraho kuvuga ngo Imana iravuze, wigize nk'akanwa k'Uwiteka. Mu gihe cyose wananiwe gukura ibishimwa mu bigawa, nta kindi gipimo dufite, tuzabamenyera ku mbuto mwera. Imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana,
kwirinda ingeso nziza n'ibindi ibisa bityo byose ngo nta tegeko ribihana. uyu munsi wa none rero umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka abanze ave mu bidatunganye, abanze akure ibishimwa mu bigawa, muve rero mu kivunge, mwe kwibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, mwitandukanye, muve hagati ya ba bandi. ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. nimukomeza kwifatanya n'abatizera mudahwanye, mwananiwe kugenzura koko niba abo bantu ari abizera Kristo Yesu nyakuri, icyo muzahakura nuko imyuka iyobya namwe izabigarurira, mukagwa mukava mu byizerwa kandi ntimumenye ko mwamaze kugwa. umucyo n'umwijima rero ntibishobora kubangikanya, nimwitandukanye, muve hagati ya ba bandi. Uwiteka arahamya yuko azabakira, mukamubera abahungu n'abakobwa, nawe akababera so. ariko nimubanze mwitandukanye. yarahamije kandi ngo abibwira mu mitima yabo ngo ari ikibari n'ikiza ntacyo Uwiteka azabatwara, nimumenye yuko Uwiteka azashakisha imuri agahana abibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. abo ngabo azabahana. nimwitandukanye rero, muvangure, mukure ibishimwa mu bigawa, kandi umuntu wese ujya gutinyuka kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. erega urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. benshi bamaze kuyoba rero, bava mu byizerwa, baragwa bagushijwe na ya myuka mibi kubwo kwifatanya nabo. intumwa za Satani zazanye iturufu y'amasengesho, intego y'amasengesho nziza iryoheye amatwi, ikurura amarangamutima y'abantu. abantu barakurikira batabanje kugenzura abo bagiye kwifatanya nabo niba atari intumwa za Satani zazanye agaturufu ko gusenga, ngo dusengere igihugu, dusengere aba n'aba, dusenge. ariko se ninde mugiye gufatanya gusenga? ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. mbisubiyemo ijambo ry'Imana, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni icya 6, umurongo ni uwa 14. nimwumve icyo ijambo ry'Imana ribahanira. ibyo kutifatanya n'abatizera, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. mbere yuko wifatanya na runaka wibunaka mu masengesho, banza umenye yuko koko yizera Yesu Kristo, ko mufatanyije urugendo. uzabimenya ute? banza ugenzura imbuto yera. ijambo ry'Imana rero riravuze ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yavuze iti nzatura muri bo, gendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. nuko muve hagati ya ba bandi, mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. rero ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. uyu munsi wa none hari abantu benshi bamaze kugwa, barayoba, bava mu byizerwa, bayobejwe n'imyuka y'abadayimoni. kubera iki? kubera kwifatanya n'abatizera mudahwanye. umucyo n'umwijima ntibyabangikana, niyo mpamvu imyuka yabo yamaze kubigarurira. icyo dukora ni ukubasengera amanywa nijoro kugira ngo
uwiteka abagirire ibambe, ababyutse, abagarure, abagobotore iyo myuka mibi yamaze kubigarurira uyu munsi kabiri kubakoresha mutabizi. Mwaguye cya gihe, igihe mwemera gufatanya n'abatizera mudahwanye, ngo aha muri gusengana, hariya niho imyuka yabo yabigaruriye. Genzura rero urebe niba abo mwafatanyije amasengesho bose bari harabanje kugenzura imbuto zabo, kuko nta kindi kimenyetso kizatumenyesha intumwa z'ukuri n'intumwa za Satani usibye kugenzura imbuto bera. Niko Yesu yatubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Nimunyemerere rero bene data, abantu bose bazi yuko bigeze gukorera amasengesho hamwe n'abantu batigeze bafata igihe cyo kugenzura imbuto bera, mubanze mumenye neza niba imyuka yabo itaramaze kubigarurira, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntimukifatanye. None mwashidutse mwaramaze kwifatanya n'abatizera mudahwanye. Kubera iki? Kuko mutigeze muba maso ngo mubanze mugenzure imbuto zabo. Uyu munsi wa none rero Satani we afite intego yo kuyobya n'intore niba bishoboka. Azaza aho turi rero azanye teme y'amasengesho iryoshye cyane, nko gusengera igihugu n'ibindi. Hanyuma abantu bose bakorweho, amarangamutima yabo baganze, bakurikire bajye kwifatanya n'abatizera mu by'ukuri badahwanye. Kubera iki? Ngo baravuga ngo mwami mwami, ngo barahanura mu izina ry'Uwiteka, ngo barirukana abadayimoni mu izina ry'Uwiteka. Abirukana abadayimoni bose mu izina ry'Uwiteka, wibwira yuko ariko bizera Yesu Kristo? Abigisha mu izina ry'Uwiteka bose, wibwira yuko ariko Uwiteka bazi? Babandi se azabwira ngo mumve imbere sinigeze kubamenya. Yesu Kristo niko yavuze ko azaberurira kwiherezo ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe sinigeze kubamenya. Bazaba barigishije, barahanuye, barapanze amasengesho bagasenga, yewe barirukanye abadayimoni, bararambitse ibiganza ku barwayi ndetse bagakira. Ariko se bazaba barabikoze Yesu Kristo abazi? Ibyo rero ukabibona ngo bari gukora imirimo n'ibitangaza, nawe ukajya kwifatanya nabo. Ese wigeze umwuka wera kwemeza neza yuko abo bantu muhuje so? Ntuzakora ikosa ryo kwita umuntu mwene so utabizi neza yuko muhuje so. Yesu kandi yatubwiye ngo mwene data, mama ninde? Nukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, nuwumva ijambo ry'Imana kandi akarikomeza, nuwumva ijambo ry'Imana rikamuyobora, agakora ibyo rimusaba, agakora ibyo rimubwiriza, rikamubera umuyobozi. Uwo nguwo niwe mwana w'Imana, uwo nguwo niwe ufite uburenganzira bwo kwita mwene so. Benshi rero bamaze kugwa, bava mu byizerwa, bayobejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, bayobejwe n'inyigisho z'abadayimoni n'imyuka iyobya. Kubwo kwifatanya nabo, biyambitse uruhu rw'intama, bavuga amagambo meza, byatumye wihuza nabo, wifatanya nabo. None uyu munsi imyuka yabo yamaze kukwigarurira. Genzura wowe ubwawe, umenye neza niba abantu bose wigeze kwifatanya nabo mu masengesho koko wari wabanje kugenzura niba ari abana b'Imana koko. Niba utari wabanje kubagenzura, uri mu mazi abira, kubera yuko wasanga imyuka yabo yaramaze kukwigarurira. Ubu ngubu ukaba waraguye, ukava mu byizerwa, ukaba waramaze kuyoba, ukaba uri kubarwanirira mu cyimbo cyo kurwanirira Kristo Yesu. Nuko bakora uyu munsi, bakugize intwaro yo kubarwanirira, kubera yuko bakuyobeje wa munsi wemera kwifatanya nabo, utabanje kugenzura imirimo yabo, utabanje kugenzura imbuto bera. Aho niho wayobeye, niho imyuka yabo yakwigaruriye. None uyu munsi ubatunze urutoki, urabarwanirira. Rwanirira Kristo Yesu, rwanirira Uwiteka,
rwanirira Yesu Kristo, rwanirira Uwiteka, ureke kurwanirira abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Wamaze kugwa uva mu byizerwa, uyobejwe n'imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni baza bihinduye abamarayika b'umucyo. Ariko humura, Uwiteka nta kure atavana, akura n'ikuzimu. Mu izina rya Yesu Kristo, akubatura iyo myuka mibi, imbaraga z'umwijima zose zikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Wifatanyije nabo utabagenzuye, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugire ubwenge, nubura ubwenge Uwiteka azakureka we kumubera umutambyi ukundi. Genzura rero niba utaraguye ngo uve mu byizerwa. Ijambo ry'Imana mu Byahishuriwe ryo riravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane. Nicyo nkwifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndabakunda. Bye bye.